Biteye ubwoba n'agahinda aba ni abarenga 300 bapfiriye mu mirwano hagati y'aborozi n'abahinzi. Uti byagenze ute? Byabereye ahagana he? Wowe bana nanjye turagerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza aka gace, aho abangaba twavuga ngo n'aborozi bahanganye n'abahinzi, aho bamwe bagenda bavuga ko impamvu y'ibi ngibi byose ngo ari ababorozi baba bagenda baragira mu mirima cyangwa se mu myaka ya bamwe muri aba baturage. Nizere ko wahise umenya ko channel ari ya yindi ni Subiza TV. Ahangaha niho ukura amakuru nk'aya ngaya aba yizewe kandi aba agezweho. Nkwibutsa ko iyi nkuru ushobora no kuyisoma ku kinyamakuru bita Umuseke, ukagenda urushaho kumenya neza ko inkuru nakugejeje cyangwa se ibyo mba naguteguriye biba byizewe 100%. Ntabwo turi butinde, ahubwo wenda natangiriye inkuru nkubwira nti wowe ukigera ahangaha aribwo bwa mbere, ikora subscribe cyangwa se abone, niwo musanzu wa mbere uraba uduhaye. N'abandi mwese ndabasaba kugenda mumpa ibitekerezo bitewe n'iyi nkuru nabagejeje, kugira ngo ngende menya indi nkuru nk'iyi ngiyi cyangwa se irushijeho kuba nziza kurusha iyi ngiyi, nzamenye ngo ndabibagezaho ryari, nzongeremo iki, nzakuremo iki. Ibyo ngibyo byose mba ndi bubimenyere muri komenti zanyu. Reka dukomeze n'iyi nkuru rero, aho bigaragara ko abantu 318 bamaze kugwa mu mirwano ikunze guhanganisha aba borozi n'abahinzi, aho iyi mirwano ibishingiye ku kurangira cyangwa se ku kugenda bamwe barangira abandi aho baba baragibwa n'aborozi. Ibi bikaba bigaragara ko abari baba baragiye muri iyi mirima y'abaturage, aho iyi mirima igizwe n'imyaka ndetse ikaba igizwe n'ibindi bintu dusanzwe tuzi mu murima. Abangaba rero nabo mu ntara y'amajyepfo n'uburasirazuba bw'iki gihugu. Abantu rero bagera kuri 33 bamaze gupfira mu mirwano ibahanganishije kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru tariki 3 Ugushyingo 2025. Ubwo murumva ko ni ibintu navuga ko ari nk'uruhererekane rw'amakimbirane ahanganishije izi mpande zombi. Harimo aborozi, harimo abahinzi, nakuntu mwakoroherana cyane ko ndajya ahangaha mu ntara y'Iburasirazuba niho dukunda kubona ahantu henshi haba amafamu, ndetse tugenda tubona ko haba hari n'ibyanya byinshi bikomye, yewe n'ibidakomye, ariko ahanini haba hari ibyanya byinshi bikomye, aho usanga rero ba nyirayo mafamu bashinjwa kuba ababa nyirabayazana w'abashumba babo barenze inka mu mafamu bakajya kuragira imyaka y'abaturage. Ibi ngibi rero ntago bikwiriye habe na gato. Bivugwa ko rero iyi mirwano hagati y'izi mpande zombi ikunze kugaragara muri iki gihugu cyo muri Afurika hagati, aho kandi abahinzi bakunze kwitotombera aborozi babashinja kuragira cyangwa se ko gushorera bagenda baganisha amatungo yabo mu mirima igizwemo n'imyaka nagiye mvuga haragura. Aho ababorozi rero nabo bavuga ko aho ababorozi nabo bagenda bavuga ko ubutaka abahinzi babumaze bivuga ko ubutaka bakabaye baragira aya matungo yabo ngo abahinzi babumaze babuhingamo, bityo amatungo ngo yabo atakibona aho arisha. Akaba ari nayo mpamvu rero umuntu ashobora kukufatira mu myaka uri kumwoneshereza, bikaza kurangira nyine kubera ko atari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri muba mugiye mushyamirana, cyangwa se urugero ubwo navuga ko umuhinzi waba amaze igihe yiyama nyirizi nka, ariko nyirizi nka akabona ahubwo buri uko bwije n'uko bukeye ari kugenda ameze nk'aho ashyigikiye umushumba w'izi nka, bigatuma rero aho wa muhinzi nawe afata icyemezo cyo kuba yagufatira mu murima we cyangwa se mu myaka ye uri kuyiragira, uri kuyonesha, bikaza kurangira akugiriye nabi. Ari naho bihera bigaragara ko abantu benshi nagiye ntangira nkubwira ko abarenga 300 bamaje kugwa muri iyi mirwano y'ibihuje izi mpande zombi. Gusa ibi bintu ngiye nabishyira hagati y'ubuyobozi bw'iki gihugu, kubera ko ibi ngibi byose urumva biba byapfiriye hahandi. Abangaba bakwiriye kuganirizwa. Niba wenda tuvuge ahandi muzi neza ko inka
ntago byemerewe kuragira ni ukuzororera mu biraro, ariko igihe aha ngaha bikemewe biba bisaba kugira ngo byibuze hagati y'umworozi ndetse n'umuhinzi uturiye uwo mworozi babe bafitanye ikintu twakwita ko ari kominikasiyo, cyangwa se bakunda no kuganira inshuro nyinshi ku birebanye n'iki kibazo gishobora kuba cyavuka hagati yabo. Urumva navuga ko ubwumvikane bukenewe, kubera ko mutumvikanye n'ubundi ahanini niho usanga haturutse iyi mirwano. Iyi mibare rero yashyizwe ahagaragara mu butegetsi bw'iki gihugu igaragaza ko muri uyu mwaka wa 2025 hamaze gupfa abantu 136, mu gihe 166 bakomerekeye muri ayo makimbirane yabaga ahanganishije aborozi ndetse n'aba bahinzi muri rusange. Wowe unteze amatwi se, cyangwa se twatangiranye iyi nkuru ushingiye ku bibera hagati y'aba borozi n'aba bahinzi, ubona hakorwa iki kugira ngo bombi iboroherane? Ngayo nguko rero, ubwo ibitekerezo byanyu kandebe ko ngenda mbibona muri komenti. Tuvuye aha ngaha reka twerekeze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Biravugwa ko uyu uri kugenda ubona kuri screen yawe, ngira ngo wahise umenya neza ko nahise mpindura icyerekezo nkahita njya mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera. Uyu akaba yitwa Nizeyimana Josue, akaba yafatiwe aha muri Burera, aha muri uyu murenge wa Cyanika, muri aka kagari muri aka kagari ka Kagitega. Birumvikana uyu ni umudugudu wa Karambo, aho uyu nguyu ngo yari yibye ibendera ry'igihugu akanafatwa n'abazamu ba GS ba Kagitega. Akaba avuga ko akomoka Kisaro ku Kasemisego, aho uyu nguyu ubu bivugwa ko ari kuri sitasiyo ya polisi ya Cyanika. Ubwo nabwira n'abandi bantu rero bashobora kugenda bashaka gukinisha ibendera ry'igihugu, mbabwira ngo ibyo ngibyo ntago byemewe habe na gato, ni ibidakinishwa. Ariko ubundi ndibaza, nk'iyo ugiye ahantu tuzi ko riba rimanitse ukarimanura, ubwo uba urijyanye hehe? Tuvugisha ukuri, nkamwe muri abantu, kandi ntekereza ko atari umuntu wa mbere waba uguye muri risike nk'iyi yo gufatanwa cyangwa se yo kwiba ibendera ry'igihugu. Hari aho bayagura? Mujye muri komenti mubimbwire, nanjye ndashaka kubimenya, ariko ntabwo mbabwiye ko nzajya kurimanura, gusa ndashaka kugenda ndashaka kumenya impamvu y'aba ngaba baba bagiye kwiba amadarapo y'igihugu. Ubundi baba bari buyamaze iki? Kudodeshamo imyenda, kurigurisha, kurimanika iwabo, nafanya nini? Reka nabyo ngende ndeba ko muraza kugenda mubimaho ibitekerezo muri komenti. Mbona rero kugenda mbashimira, mbabwira ngo amakuru yacu ntabwo ajya ashirayo, tuze gusubira amakuru yacu ari imbere. Njye mvuga kuri mikoro nkaba nitwa Charire Mukunda cyane, ngira ngo bamwe muri mwebwe nibwo mwumvishe n'izina ryanjye. Bityo rero nizere ko tugiye kurushaho kugenda dukundana ndetse tunamenyana, ari nako ngenda nkubwira ngo ciao ciao.